mane ejo bundi noneho hari story nasomye ya ball y'ibipupe, urabona bino bipupe bisa nk'abantu nyine. Ndabizi none se byagenze bite? Noneho ngo ibi bipupe hari ukuntu amadimoni abyinje. Amadayimoni amadayimoni akinjira mu bipupe. Noneho iyo story nyine ukuntu imeze, urabona ntabwo nyine bavuze izina ry'uwo umuntu yagiye, urabona nk'uko wagenda ugiye gusura famiye. Noneho arasanga muri iyo famiye umwana ari gukina, abana bakunda gukina n'ibi. Noneho nyine aramubwira ati ufite agapupe keza. Umwana aramubwira ati merci nyine niki. Noneho umwana kwa kuntu abana nyine bavuga ati ngo kano gapupe ngo ndagakunda, ngo kuko iyo turi gukinana ukaragenda. Agapupe karagenda. Aramubwira ati none se ngo uri kuvuga ngo karagenda gute? Ngo nyine ngo karahaguruka kakagenda. Hari umuntu urabizi, hari umuntu ushaka ko kagendeye wenda gafite, urabizi nyine nawe uwo mujama ngo yabanje kugira ngo nibyo nyine ari kuvuga. Aramubwira ati none se ngo kajyamo amabuye, ngo yango karagenda, ngo nyine we nakabwira ati ngo tugiye gukina kwihisha. ariko nako kakahita gahaguruka kakagenda kikigendesha. Ariko none urumva iyo story ngo ni ibintu byabayeho, umuntu nyine ari gutanga yari ari kuvuga nuza. Noneho umutipe ubirangije nyine aravuga ati ngo iki ibyo bintu se ngo birashoboka. Noneho aramubwira ati atabwira uwo mwana nyine, noneho ngo tugiye gukina kwihisha. Uwo mwana we yaramubwiye ko agapupe kagenda ngo iyo bari gukina kwihisha. noneho bagiye gukina. Aramubwira ati tugiye gukina hide and seek. Ukuntu abantu batagira igipupe kiragenda iyo bari gukina kwihisha. Urumva ibyo ni ibintu umuntu aba asanzwe azi muri filime ni iki. None we yashaka kuvuga ati afata kamera, afata telefone ayitereka ahantu icyo gipupe cyari cyicaye. Nk'igipupe kimeze. Mbese yakameye ahantu igipupe, yakameye igipupe kugira ngo nikigenda aze kukibona. Nyine ashaka kubifata kuko niba ari bizima. Niba ari igipupe koko umwana ari kumbeshya ntabwo kiri bugende. Nese cyaragiye cyane cyagiye. Nyine baretse bumva ukuntu byagenze. Vuga nyine. Umujama afata telefone ayitereka ball. Noneho arangije ahita avuga ati ngiye kubara ngo ugende wishe, ngo nawe nishe, nyine ngo ndaza kumushaka nyine. Arabara ahita ajya kwihisha. Umwana we abaragiye agiye kwihisha. Noneho umujama tikeze karebye ngo ntabyo mbona kitamuvinga. Cyaramuvinze ni cyamuvinze ushaka kuvuga ngo ntabwo kigeze kimuvinga. Agira ngo no umwana ari kumubeshya nyine. Ariko ubwo muri iyo nzu nyine hakaba bafite imbwa. Urumva bafite imbwa. N'imbwa sibije bakorono. Noneho urumva nyine abonye bidakunda n'icyavuga atani ibyanyu by'abana, abana bari kubeshya. Mu gihe noneho yari arimo arica ari kureba televiziyo nyine tu. Arimo areba televiziyo, ari kureba televiziyo. Uko nitegereje abona imbwa iricaye nyine irimo iritegereza imbwa. Ariko ngo hari ukuntu ibyo ngibyo imbwa ngo hari ukuntu ngo isensinga nyine ikindi kintu abantu badashobora kubona. No imbwa ubwo bivuze ko imbwa yarasensinze ko igipupe hari ikintu kiri mu gipupe ku boro nyine tu. No umujama ntiyabyita agumya areba. None atangira kumva imbwa itangiye kuvuga urabona imbwa ishaka kukurya cyangwa igiye kukwataka. Ndimo ndabyimagina itamuvinga ibintu by'ibipupe. Baje ibyo bizazi ko biba muri filime, ariko ni story ngo yabayeho ubungu. Ni ibyanyabyo hanyuma imbwa byagenze iragumye itamuvinga iri kureba. Umutipe avuga ati something is wrong here, hari ikibazo hano hantu. Agiye kubona abona imbwa itangiye isubira inyuma kazayo. Yari akiri kubifilima se none we yari kubireba n'amaso atari kubifilima. Urumva ari kubireba n'amaso. Aravuga ati bya bintu ni ibibazo. Noneho ubwo ahantu ako gapupe kari nyine, urabona tuvuga agapupe kari ahangaha nyine tu. Ku ruhande yako hari indi mikino nyine, urabona dufate nk'amakarita, dufate urugero nk'amakarita ateretse aho ngaho. Urabona abana amakarita yo gukina. Ariko nyine ntabwo ariyo ni ubwoko bw'umukino. Natanze urugero nk'amakarita biri aho ngaho nyine. We nyine abonye ibintu bimucanze bimuteye ubwoba, agahita agenda azamuka ajya mu cyumba ajya kureba umwana. Ajya kureba
umwana nyine yari ahari nyine we umwana yari yibera aho ngaho mu cyumba none arebye neza abona amakarita ari aho ngaho kandi yasize muri saro amakarita agiye kubona abaza umwana ese mugira iyi mikino mugira ni imikino myinshi mugira ngo yange iyi ngiyi ngo ni umwe wonyine none se ngo wigeze uzamukana ngo yange ngo ntabwo se ngo byari biraha bivuze ndetse igipupe kirafata igipupe ntabwo gifata niba byo kubwira ngo ishobora kuba ko cyari kiri posesi urumva posesi ubwo ni amadayimoni yakinjiyemo cyangwa abazimu cyangwa ibintu nk'ibyo urumva noneho umutipe bitangira kumugira ubwoba atangira kugira ubwoba ubwo uwo mukino uwo mukino ukuntu we yatangiye kubisobanura uwo mukino urabona ni ukuntu ushobora nko pureyinga amajwi nyine y'indirimbo n'iki ngewe ibintu bikuntera ubwoba wavuze yagiye kumva yumva karikinnye nyine urabona ariko ari amadayimoni sobe niko nari ndi kuyisoma yumvaga ko arikinnye noneho kikinnye hasohokamo amajwi ngo mwaretse tugakina yego ko mwami Yesu toka abazimu bashye ijwi ririvugisha ngo risohoka muri cya gipese cyangwa riva ahantu mu myuka igipupe ntabwo bari bubaye bakikucyo we yayisize hasi muri saro urumva noneho ahubwo noneho ka kantu k'agakino k'umukino niko kari gukina sinzi n'ako yagiye mu bintu sinzi n'ako yagiye agakino kari gukina nyine karimo ako gakino karimo karasohora amajwi ngo ako barayari ngo mutipe ababyeyi ngo niba bari mu gikoni bari guteka yamanutse yiruka arababwira ati harimukoze ariko njye ndagiye twari byanjye yasohotse yiruka ngo n'ubu ngubu ntabwo ashobora kongera gusubira muri urwo rugo ntabwo wese warusubiramo ntakubeshya ahantu sinasubira ariko abantu baramubaje none se kuki utabibwiye ababyeyi arababwira ati ari wowe waba ugitekereza ubonye ibintu nk'ibyo uzi ko ntawe ndi gutitira byari bya bintu uzi ko biba muri filime Chucky urayizi filime ya Chucky ndayireba ariko abantu bavuga ko Chucky kari agapupe ka Chucky ari ibyanyabyo kari muri mizi abantu ngo bajya kugasura ngo urakitegereza uri kukareba gutya Chesto mbabarira barawite toka totali uve ntabisubiye ndavuga ati si kuko uzi ko bya bintu bishobora kuba bibaho uzi ko Yesu Kristo cyazi Imana ni nziza kwibaho ese nibuka kera urabona ntabwo ndi kuvuga ko ari ibintu byabaye ntakiri kigeze kibi iwacu ndi kuvuga ese nibuka ari ukuntu urabona nk'ukuntu tukiri abana bakuguraga nk'agapupe ka Barbie nanjye wenda mfite nka kimodoka n'iki ndabyibuka hari umunsi papa yigeze kutuzanira njye yanzaniye igipupe wakuzanira ku modoka yanzaniye Caterpillar none nese nibuka nyine ndavuga ati ibaze biriya bintu ari ukuntu ngo wabaga ngo urimo uramusuka Chesto mbabarira bino bintu ntago ibaze ibyo bintu bikubayeho hakuriya nyine wabaga uri gusuka ukumva arakubwira ati urimo urambabaza ikibazo ni uko umuntu aba ari umwana we yabaga azi ko ari ibintu nyine ubwo ni uko isi bimeze ibipupe biravuga ibyanyabyo Yesu cyaze mana we ibaze ko ibyo bintu bibaho bivuze ko amadayimoni nako abaho rwose ibyo byo birahari ahubwo hari ukuntu umuntu abibona muri filime ariko kibaza ni ibintu bya filime tu umuntu akenshi avuga ko biri muri kumbe n'ubuzima busanzwe bibaho manjye ubwo nyine ntavuze ati ntakina story nasomye njye numva bo birandenze iyo umuntu ari umuntu uri hari n'amavidomani bagiye bamufata ndumva ibyo biboro byanatrendinze kuri TikTok bagiye bamufata nyine arimo arigira nyine ari kubivuga yerekana muri niyo wenda ari gufata video niyo byayimeze berekana imbwa yicaye muri saro imbwa iri kureba agapupe n'agapupe ko kakica kameze gutya oya
kicaye kameze gutya wikigana ibintu bikora mbabarira please iyo story yasomye ndavuga ati yarabi man bro abantu kwitonda ni ukwitonda ni no gusenga kuko ndumva ibintu amadayimoni yarateye mu bipupe none nakibuka ko nkunda ibipupe njye n'iki kintu kiri kumbabaza nikundira ibipupe yesu we ntabwo bishoboka ntabwo ariko njyewe nyine umuntu hari ishapure ntabwo umudayimoni yakwigeramo oya umuntu aranasenga n'iki ahubwo ikindi kintu nahise ntekereza hari ukuntu abana bavuga ibintu abantu bakajyana no gukina noneho niba tugeze mu bana ngewe iyi story rwose ntabwo mbishaka nibwo nawe ubu nagiye yumva ibintu abana bavuga kuko hari igihe umwana avuga ibintu kandi ari byo koko ariko akavuga ati iki cyane icy'ubungu ari possessed nyine oya ugasanga uva nk'umuntu urumva uwo mujama we umwana yamubwira ati ngewe ndi gukina igipupe turakina nacyo kikiruka kikajya kwihisha ariko mana y'isi nijoro uko kuko yaramaje se igipupe uragikunda ngo iyi ma favorite ni igipupe nkunda cyane kubera ko iyo dukinnye turakinana ashatse kubifata arabibura mucunga abana banyu ducunga abana banyu biragira byiboneye buriya imbwa ko nisa urumva ko imbwa itaba yewe rwose banza nzatunga imbwa kuko hari igihe nyine ifite ibyiza n'ibibi kandi ibyiza nibyo byinshi ngewe uko mbibona ikintu njye kingora ni responsibility yayo kandi ari imbwa atari n'umuntu rero niba nta responsibility ntuzabyoreza nese niba watunga imbwa utabasha kuyitaba byari yewe natunga kamwe gato ikibazo gatoya se ngewe nkunda rero uturinganiye basi ibibwa binini wapi ikibwa nazaterura akabwa imbwa ntazaterura nyine ngo nyipetinge nyibashije ibintu binini se bikuvuna umugore kareka si ngombwa uterura imbwa ariko ukuyikoraho kuyipetinga ese ko njye ntabwo umufana we w'inyamaswa nyine mba nzibonaho njye ntabwo njya ngize nuzo mvuga ati ndashaka gutunga peti n'iki kuko hari ukuntu mbibona turi nko mu nzira nkumva nawe nshatse imbwa pe wirirwa izengurukana oya cyaze agapusi ipusi noneho ntabwo uzi ukuntu bazisanisha ziri more related n'ibintu bya nose njyewe ipusi yaremwe n'imana imana yaremye ipusi uretse nuko ubu ngubu turimo turasoza sibyo nzakubwira noneho story ijyanye n'ipusi izindi teori zivuga ukuntu ipusi zirimo related karange ntabwo natunga k'umweru kandi ak'umweru ntabwo kazamo amadayimoni pa kuba ari ipusi noneho ntari amaso yayo shangiye dupusi ariko kuva na kera dupusi ngo twari utwana twiza tubana n'abantu kandi ikindi ipusi ntabwo bisaba uyitekinga on walk nyine uyijyana hanze kuyitembereza si yaguma mu nzu ntabwo ari kandi ubu ntabwo mu rugo twatunze agapusi ipusi ziranoshana yewe mani ipusi mani icyo nabonye cyo muri Afurika ntabwo igira amatungo matoya hano ipusi urayorganiza ntabwo yakunosha buriya ushobora kuyorganiza ikindi ipusi ntabwo yorganiza ntabwo ushobora kuyorganiza jamais de la okay nzakubwira suri y'amapusi ndumva udafite amakuru by'ibipupe birimo amadayimoni toka sitani turabyamaganye mu izina rya Yesu rero abantu bakunda ibipupe murabe ndimo kandi igipupe cyane ntabwo kiri possessed never Yesu we mana we Yesu ntabwo nuko ari story nyine nashaka kukubwira y'ukuntu nyine ibyo bintu byabayeho mu cyaze byari okay nyine numvaga nshaka kumenya what's going on ariko noneho ndi uwo muntu cyazo nazagenda mbwira abantu ko ibintu biba cyazo nyine nawe agenda ikibazo ngo abantu benshi bagira ntabwo babyemera uri mu biki ntabwo babyemera ariko se waza ugakina n'umuntu ukagenda ubwira abantu bose ukina n'ibintu baraza baba bafite indi mipango yabo bashaka nko kubimenyekaniraho ariko yaranamenyekanye byo rero abantu bari umuntu yavugaga ibintu bya nyabyo cyane abantu bavuze ati tuzagenda iwabo uwo mwana
ngo tujye kubaza ababyeyi ngo ni gute se ngo ababyeyi abantu bakavuga ati nese ni gute ababyeyi umutima bagata uzarebe hari igihe usanga ababyeyi batazi ibintu abana babo bakora cyangwa akabona umwana wakina akavuga ati umwana arishimye ariko urumva yagize amatsiko abaza umwana ese igipupe kwe kiri gukina hari indi video nabonye umwana ari gukinisha udukinisho twiwe biramuvinga biragenda kandi nta mutinto wari uhari mama wari abibonye ahita ahungisha umwana uzi ko ibyo bintu ari ibyo hari ukuntu ibintu bigenda bikaba posesiti mbega ibintu umva cyase nyine icyiza ni uko umuntu aba azi Imana nyine uba wumva ibintu by'amadayimoni nyine uyu usenga ntabwo uba wumva byanakugeraho cyane ko bitanakugeraho senga unagenda n'Imana pe ibyo nyine nk'abantu twumva nyine biteye ubwoba ariko nk'umuntu uzi Imana so guys mutubwire ese mwe murabyumva gute ibyo bintu mwamuzi ko rwose ibi bintu bibaho mwamubitse ntabwo ari story y'umuntu yanditse ni ibintu byagize fact ko bibaho kandi abantu benshi bari kuvuga ko ari ibintu byabayeho there is a reason why muri comment what do you think muri comment muratekereza bimeze bite breaking these niggas down like a camera. You don't really